Turabashuje inshuti bakunze b'Ubukire Nyabwo TV aho muherereye hose, tuzera ko muri amahoro kandi yuko imigambi yanyu irimo kugenda igerwaho, inzozi mufite intambwe mwateye tuzera ko birimo kugenda bibyara umusaruro. Ahangaha ku muyoboro w'Ubukire Nyabwo TV rero twanyuzaho message zitandukanye zo kubankuraja, zo kubatera umwete, zo kwigishanya. Hari ibiganiro tubagezaho buri munsi kuri babandi bashaka gutyaza mindset yabo ya kimiliyonier. Hari ugihe tubazana ubuhamya, hari igihe tubazanira inyigisho. Uyu munsi tugiye kubazana inyigisho zijyanye n'uburyo wabyaza umusaruro amahirwe azana n'ikoranabuhanga, amahirwe azanwa na internet. By'umwihariko hari amahirwe azana nabyo, hari uburyo ushobora kubyaza umusaruro. Ntabwo ari iyo ku internet, ntabwo ari iyo gukoresha mu itumanaho gusa bisanzwe, ntabwo ari iyo gukoresha gusa muri social media kugira ngo wenda wirwe uganira n'abantu inshuti zawe n'abandi batari inshuti zawe abo muhuriyeho, ahubwo ni ahantu ushobora kubyaza umusaruro. Umutungo twabazaniye ni umusore urimo kubyaza umusaruro mu buryo bwose bufatika, umusore witwa Samuel bene gusenga, nubwo ajya prefera ko bamwita teacher Sam. Agiye kubagezaho ikiganiro kijyanye n'ubwo buryo ushobora kubyaza amahirwe internet, ufite internet ugendana kuri device zitandukanye. Turabarekera rero kumukurikira, twizera ko ibyo muri buvanemo bizabagirira umumaro. Si wewe tuzajya tunabazana n'abandi, tuzajya tubashakira n'abantu bageze ku bintu. Ikibazo nuko hari abantu baba bafite achievements zifatika, batagira umuhate nk'uyu nguyu wo gusangiza abandi ibyo bagezeho, ariko abazajya babyemera tuzajya tubabazanira. Ndetse niba hari uwuzi wundi ushaka utekereza ko yasangiza abandi ibyo yagezeho bifatika, byabatera umwete, cyane cyane byatera umwete abakiri batoya, byatera umwete abihebye bumva ko bitashoboka, umutubwire tuzishimira kumuzana. Mwakoze cyane, reka dukurikire isomo rya teacher Sam. Murakoze abakurikiye Ubukire Nyabwo TV, ngewe ndi teacher Sam. Nuko twabibonye muri video isize, tugiye tuganira ku wabyaza umusaruro internet, cyo twise starting and running online business. Uyu munsi rero tugiye kuganira mu kiganiro mu isomo rya kabiri, tugiye kuganira kuri business mindset, uko twagira imitekerereze ya business mbere y'uko dutangira online business. Bayi kaze rero. Nongeye kubaha ikaze nanone ku ruhererekane rw'isomo dufite rya online business. Muracyari kumwe nanjye teacher Sam. Uyu munsi rero agace dufite tuza kuganiraho ni business mindset. Mu by'ukuri ntabwo ushobora gukora online business utarabanza kumva business. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe business, imyumvire abantu baba bafite kuri business, icyo twita business mindset. Akenshi impamvu abantu benshi badakora ibintu ni imyumvire baba bafite kuri icyo kintu. Ahanini ushobora gusanga ari imyumvire itari yo. Ubundi iyo tuvuze business, wowe kuri wowe wumva business uyumva ute? Wumva business ari ikintu kinini cyane? Wumva business ari ukampani nka Amazon? Wumva business ari nka MTN cyangwa se undi ukampani runini cyane? Wowe kuri wowe yitekereje business, wumva business ari iki? Utarabanza kumva business ari cyo, byagora gutangira business. Mu yandi magambo, ikintu cya mbere kiba kigoye cya mbere ni ukubanza kugira imyumvire y'icyo kintu ugiye gukora. Kuko mwari no somo tuziga uburyo wakora business online kuri internet, ariko ntabwo wakora business utayumva. Ikibazo nakubaza, ese wakora business? Ntabwo wakora business utarabanza kumva se business ni iki. Simply iyo tuvuze business,
ni ugukemura ibibazo. Wabyumvise neza, business ni ugukemura ibibazo. Ni ukuvuga ntabwo tuvuze gukemura ibibazo ari ukugenda gukemura ibibazo by'isi yose, ahubwo aho dutuye, ibyo dukora, aho tugenda hose haba hari ibibazo runaka tuba dusabwa gukemura. Aho niho business itangirira. Ni ukuvuga wowe ntutekereze business nk'ikintu kinini cyane, wowe utangira utekereze business ku rwego rw'ikintu rwo kugira ikibazo runaka ugiramo uruhare mu kugikemura. Urugero, twese turabizi muri uburezi bwa kino gihe harimo ikibazo. Abantu barimo bariga amateori, abantu bari kwiga ibintu bitari practical, abantu bari kwiga ibintu bitakigezweho. Niyo mpamvu ubona ku isoko ry'umurimo ntabwo abantu bari kubona akazi kubera ko bari kwiga ibintu bitakigezweho, cyangwa se bari kwiga ibintu bitari kuri mode, niko navuga. Urumva icyo ni ikibazo wowe uri kureba ino video ugomba gukemura. Bari bwatambuka ahantu ukajya muri restaurant ukabona batanga serivisi nabi, ugasanga bateka ibiryo nabi, ugasanga customer care yabo iri hasi, ukumva birakubabaje cyane. Urumva iyo ni ikibazo ugomba kugira ute gukemura. Ufite urundi rugero rundi, muri karitsiye utuyemo, mu murenge utuyemo, mu gace utuyemo, nta hantu h'imyidagaduro hahari, kandi abantu bakeneye kwidagadura, abantu bakeneye guhavinga fani, urubyiruko, abantu bakiri bato bakeneye bagenda kwidagadura. Urumva icyo ni ikibazo wowe ugomba kugira ute gukemura. Turimo turabura abantu batanga serivisi neza mu makampani agiye atandukanye. N'ibyo ngibyo bikubabaza, ni ikimenyetso cy'uko iyi ngiyi ari business. Business ni iki? Business ubyumve nko kugira ikibazo, kubona ikibazo ukagikemura. Mbaye nk'urugero, nanjye nabonye ko kuri mu Rwanda, by'umwihariko muri Afurika, ko bisanzwe ugenda birebye muri Afurika hose, ujya kubona ukabona ubuzima bujya kumera kimwe. Uriya mu Rwanda, i Burundi, Tanzania, Kenya, ubona ko ubuzima bujya kumera kimwe muri Afurika. Ntabwo dufite ikibazo muri Afurika cy'uko abantu benshi ntabwo barimo barabyaza umusaruro internet. Icyo ni ikibazo nanjye rero numvisha nagiramo uruhare kugira ngo ngikemure. Rero imyumvire rero, ukwiye kugira imyumvire yo kureba ese ni igiki ahantu ndi nakemura. Mu by'ukuri isi ahantu hose tugenda hari ibibazo bikomeye cyane, kubera ko wowe n'abandi bantu mwakagombye kubikemura, mwakagombye kubigiramo uruhare, tutari kubikemura. Urumva ko nibyo nisanga ko business ni natural responsibility. Ni ukuvuga ngo ni inshingano z'inature tuba tugomba gukora. Ni ukuvuga ni ukugira uruhare mu bibazo isi ifite. Niba iwanyu hari abantu ari inzererezi nyinshi kandi ukaba uri umuntu wagira uruhare w'abantu utuye, ukaba utari kubikora, ukaba wumva buri gihe umutima uguhata kugira ikintu wabikoraho, ukaba utari kubikora, iyo ni business utari kubyaza umusaruro. Ni ukuvuga ngo iyo myenda wambaye, umunsi umwe cyari ikibazo, abantu baba bakeneye imyambaro, umuntu umwe aricara designing imyenda tugomba kwa. Ibiryo urya, umunsi umwe cyari ikibazo kuri papa wawe cyangwa se kuri mama yawe cyangwa se ku gihugu, baricara batekereza uburyo ibiryo byaboneka. Iyi YouTube uri kureba bino bintu, umunsi umwe cyari ikibazo cy'uko abantu batabona amakuru, umuntu umwe aragenda aricara atekereza icyo yabikoraho. Urumva abantu babaye successful mu buzima bwa buri munsi, aho twita abakire, aho twita abaherwe, icyo bahuriyeho cyose ni ugukemura ibibazo. Unyereka umukire, unyereka umuntu uri successful, unyereka umuntu uguwe neza, unyereka umuntu abantu bubaha, utarakemuye ikibazo. Nta n'ikibazo cyane nkubaza ni kimwe, wowe ikibazo wumva wakemura ni ikihe muri sosiyete. Kuko tugiye gukora business online,
ariko ikintu gihari cya mbere ni ikihe kibazo ugiye gukemura ukoresheje internet. Business iyo ari yo yose, igitabo icyo ari cyo cyose cyazandikwa kuri business kitarimo ngo gukemura ikibazo, icyo gitabo ntabwo cyaba igitabo cya business. Urangwa buri ikintu cyose kijyanye na business igomba kujyana no kugira ikibazo gukemura. No kuvuga success ijyana no gukemura ibibazo. Wowe icyo usabwa, shaka ikibazo wakemura. Ntago ari teo. Reka turenge mu mateka. Abantu mwizera ijambo ry'Imana. Jesus Christ. Yesu Kristo yatabaye isi. Yaduhaye agakiza, yaduhaye salvation. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ikibazo cyamuzanye no ku isi cyari salvation. Yaje akemura ikibazo cyiwe cya salvation, aduha agakiza, atakarigendera. Bill Gates yaduhaye Microsoft Word. Uyu munsi yatahari Bill Gates atarakemura icyo kibazo, ntabwo tuba tubasha kwandika muri computer. Mark, uyu munsi nganira n'umushuti wanjye uri muri Amerika, uri Burayi, nkoresheje Facebook. Uyu munsi nganira na mwana wanjye cyangwa se umuvandimwe wanjye uri ku ishuri, dukoresheje Facebook. Hari ikibazo cya communication. Urugero rwiza, Paul Kagame, His Excellency Paul Kagame, murabizi yariberetinze u Rwanda. Uyu munsi u Rwanda ruragengwa, tumeze neza. Kubera ko nawe ikibazo cyakemuye, kwa dufite ikibazo cya liberation mu Rwanda. Yaje akemura ikibazo. Sinajaraye, muramuzi namwe, ufite Nyirangarama. Ntayakemuye ikibazo uyu munsi, abantu bajya mu majyaruguru, ariko no mu majyaruguru gusa, hirya no hino mu Rwanda. Hirya no hino mu Rwanda ibiryo birahuzuye bya Sinajaraye. Nuvuga ngo nawe yakemuye ikibazo cy'ibyo kurya. CR7, Cristiano Ronaldo, cyangwa se Messi, mwese murabizi. Nawe yakemuye ikibazo cy'ibyishe. Mu by'ukuri yuko umureba akina, atsinda ibitego, abantu benshi yarabakije ko yara betting. Uretse ko betting atari nziza. CR7 yaduhaye ibyishimo. Hari wabidutaho. Simply wowe shaka ikibazo ukemura, ibindi biziza. Noneho mureke turebe uburyo wamenya ikibazo wakemura. Ni gute wamenya ikibazo cyawe? Kuko abantu benshi challenge izihari nini cyane ni ukumenya ese ni ikihe kibazo nakemura. Ariko buriya muri kamere ya muntu, buri muntu wese yavutse hari ikibazo runaka agomba gukemura. Reka noneho turebe uburyo wamenya ikibazo ugomba gukemura. So hari ikintu ngo nshaka kubwira uri muntu wese uri kunyumva. Abantu bose numva mba nifuza ko uri umuntu wese yakumva. Buri muntu twese aho uva ukagera, buri muntu wese afite icyo twita inherent talent. Hari impano, hari ikintu nature cyangwa se Imana yagushyizemo uzi gukora neza kurenza abandi bose. Ni cya kintu udakompetaho n'abandi. Ni ukuvuga ngo icyo twagiye duhura nacyo, abenshi mu mashuri yacu twagiye dutegekwa kwiga ibintu bitari mu mpano zacu. Ugatsindwa imibare ukumva ko ari ukurangira k'ubuzima. Ngewe nk'umwarimu nakundaga kwibona cyane, nkabona umunyeshuri ari gutsindwa chemistry, ariko nkaza gucunga umurekera so nkabona yujuje ishuri ryose arimo ararebera imbere. Avuga ati wow, uyu mwana ntabwo afite impano wenda yo gusolvinga chemical equations, ariko nibuze ubona ko yaririmbira abandi. Icyo gihe rero ngewe nka mwarimu, ngewe abantu bose nigishe barabizi, nagiraga iminota nibuze buri muntu wese kumuha abantu bashaka kuririmba, nkabaha iminota nk'ibiri bakaririmba. Kubera iki? Kubera ko amaze gusobanukirwa yuko buri muntu wese hari impano yahawe, ahubwo amahirwe yo kwerekana ya mpano ye niyo abantu babura. Buriya ufashe nka Cristiano Ronaldo ukamujyana kujya gukora politiki, bishobora kumunanira pe. Hari umuhanga wavuze Albert Einstein, aravuga ngo buri muntu wese ni umuhanga, ariko ufashe ifi ukayitegeka kurira igiti, yazarangiza ubuzima bwayo bwose yumva
ari stupid. Nawe rero ushobora kuba urifuza koga akaba abantu bagutegeka kurira igiti. Va mu giti jya koga. Shaka ya mpano washyizweho, ya tarano Imana yagushyize muri wowe. Iyo niyo assignment ikomeye cyane wowe ukwiye kubanza gukora. Cya kintu wumva waremewe. Cya kintu wumva waremewe nicyo kintu wagakozemo business. Icyo kintu utarakimenya ntabwo ushobora gukora business ngo izarambe. Example, njyewe ikintu nzi neza naremewe ni ukwigisha. Njye ndi kwigisha numva niyo muhamagaro wanjye, abantu bose banzi, abantu duhura nabo babona ko nyine mbikora nko kwigisha. Rero iyo mpano yawe iba ifite ahantu ihuriye na problem ugomba gusolvinga. Niba wumva nta umumaro ufite, niba wumva nta gaciro ufite, nuko nta bibazo urimo urasolvinga. That means ntabwo uradiscovering ya mpano yawe, cyangwa nubwo wayidiscoverinze ntabwo mu by'ukuri kuyikoresha kugira ngo usolvinge ikibazo. Iyo utari mu muhamagaro wawe, iyo utari muri calling yawe, wumva ubayeho ntabwo ugira ibyishimo. Ikintu cya mbere ni ukubanza kumenya ya mpano washyizwemo n'Imana, ya mpano washyizwemo na kamere. Iyo mpano rero yifashisha gusolvinga ikibazo. Ko iyo umaze gusolvinga ikibazo nibwo wabasha kugira ikintu ubona. Rero hari ibintu bigera kuri 4 byagufasha kuvumbura impano yawe, kuvumbura talent yawe, kuvumbura ya tarano mubiri y'abavuga, kuvumbura wa muhamagaro wawe, cya kintu gihora buri gihe kikubyiringira. Ikintu cya mbere kizakubwira impano yawe ni that which frustrates you. Icya kintu ubona ukumva kirakubabaje, ukabona umuntu ari kuririmba ukabona aririmba nabi, ariko wamaye amahirwe. Hari ikintu wumva ukumva kirakubabaje, ukabona umuntu muri restaurant ari gutanga care nabi, ukumva ari ukuntu kikuriye ahantu. Cya kintu abari impano ushaka kwigaragaza. Ubwo ni ukuvuga ngo bifite ahantu bihuriye n'Imana yawe. Nkanye nk'urugero, iyo ndi kubona abanyeshuri batsindwa mu ishuri, nkabona abantu birabananira, nkabona baratsindwa ibintu by'ahantu, nkabona ntabwo ari kubyaza umusaruro internet, ibintu by'ahantu aho tekafate initiative nze ku Bukire Nyabwo TV, ntangire company ya high tech business, ndebe ko twafasha abantu. Ikintu kigufrustrating uzakitondera cyane, kiba gifite ahantu gihuriye n'Imana yawe. Ikindi cya kabiri, something which make you happy, cya kintu kigushimisha. Nta kintu kibaho mu buzima kishimisha kurenza kwigisha. Iyo ndi kwigisha abantu, iyo ndi guha abantu information, habonamo barahinduka, wow, I feel good, I say, my gosh, numva ndi excited. Njye mba no mu nzu mu rugo nkigisha abantu, ari kubabona nkigisha ibikuta, nyine ndabikunda cyane. Ni ikintu uri kureba n'amaso yawe ukumva ubaye happy. Hari n'umuntu ukabona uburyo umuntu akina film ukabona biragushimisha cyane. Nawe ari ukuntu biba bifite ahantu bihuriye n'impano yo gukina film. Ikindi, icyo kintu ugikunda cyane, cya kintu ukunda, cya kintu ukunda cyane gifite ahantu gihuriye n'impano yawe. Ikindi kintu, you no need of payment. Ni ikintu udakeneyeho amafaranga. Kugikora ukumva niyo batakwishyura wagikora. Mu by'ukuri njye niyo batanyishyura, niyo mu by'ukuri no video abantu nka 5 batayireba, niyo batabigenza ute, nge ndabikunda nyine. Ni umuhamagaro wanyu nkunda kwigisha. So ibyo bintu bigera kuri 4 uzijye ubyitondera, bifite ahantu bihuriye n'Imana yawe. Icya mbere kikubabaza, cya kabiri kintu ubona ko kiragushimishije, n'ikindi cya gatatu ukunda cyane, none cya kintu wumva wakora batakwishyuye. Icyo kintu cya gifite ahantu gihuriye n'impano yawe. Uzitegereze neza, ucunge neza, uzasanga ibyo bintu bifite ahantu bihuriye n'impano yawe, n'itarano yawe. Ibyo niyo umaze gukimenya rero, icyo kintu umaze gukimenya bita ko unstoppable. Ni ukuvuga ngo ko nyine namaze kuvumbura ko nkunda kwigisha, ndi umwarimu, ndi unstoppable. Ni ukuvuga
usuye Instagram yanjye uzabona ni kwigisha, nujya kuri Twitter yanjye ni ukwigisha, kuri YouTube ni ukwigisha ibitabo. This is uba unstoppable. Iyo umara gukimenya rero nicyo wakora mu business. Ibi nibyo ndimo ndakora mu business. Natangiye business ya high-tech. Ndi kuzanga kuri Ubukire Nyabwo TV. Mu minsi iri imbere ni nandika igitabo kubijyanye no kubyaza umusaruro internet, nzi neza ko muzakigura. Rero icyo ntabwo hamagara kurenza ibindi byose, shaka cya kintu waremewe gukora. Numara kukimenya, numara kukibona, uzajya gutangira gukora business. Impamvu tugiye gutangira none business, abantu benshi bafite expectation mutwe money. Mu by'ukuri amafaranga turayakeneye. Kuba ino kamera isetinze nta mafaranga, kuba ibintu byose mubona nta mafaranga, buri kintu cyose nta mafaranga, kuba ni no kuvuga nuko nabonye ibiryo ntabwo nabiguze amafaranga. Rero ikibazo ukwibaza money. No kuvuga amafaranga mu by'ukuri uri ujya gutangira business, ntago amafaranga agomba kuba ariyo first motive. Ntago agomba kuba ari cyo kintu cya mbere nka purpose. Nugera muri business amafaranga bishize imbere bwa mbere, uzaba compromised. No kuvuga ntago ngiye kubeshya amafaranga turayakeneye, to be honest. Ikibazo gihari ni uko tudasobanukirwa uburyo amafaranga abonekamo. Amafaranga mu by'ukuri ntabwo tujya gushaka amafaranga, hoya, ahubwo amafaranga aza kurikira ibyo twagiye gushaka. Ikintu cyane tujya gushaka ibibazo, byebazo tumaze kubikemura, amafaranga azadukurikiye. Bivuze ngo amafaranga, money is byproduct. Iki twavumbuye talent yacu, tumaze kuyivumbura ya talent yacu, dushaka ikibazo yajya gukemura. Cya kibazo yajya gukemura kizazana amafaranga. We need money, but we need first kubanza kumenya impano yacu, tukabanza kumenya ese twakemura ibyo bibazo kugira ngo amafaranga azaze nka byproduct. For example, njya gutegurira isomo, mu by'ukuri ntabwo ngiye gahunda mfite ya mbere kugira ngo mbone amafaranga. Ikintu cya mbere mu mutwe mfite cyane kurenza ibindi ni ukuntu nabadingaho value. Gusoma ibitabo, gukora research, nkagerageza gukora revelation, nkaryama nijoro nkargira revelation what ni iki naza kuza kuvuga mu makera kiganiro, ku buryo naza kugira valeur nongera kuri mwebwe muza gukurikira ino somo. Mu by'ukuri ndimo ndashaka uburyo nagira ikibazo nkemura muri mwebwe. Icyo kibazo nimara kugikemura, ninkubwira ngo uzaze muri business yanjye, high-tech business yo kwigisha, uzaza. Ariko first of all nabanje gukemura ikibazo, nabanje kwadinga value kuri wowe. Ntabwo mu by'ukuri ngiye icyo ngamije mbere ari amafaranga. Ni nandika igitabo how to make money online, urugero ni kugurisha uzakigura kubera kuzi ko hari binagusobanuriye, hari value nagusorovingi. Ni kimwe mu buzima busanzwe. Bura nk'abakinyi nka CR7, nka Messi n'abandi bantu mubona, barabanza bakagenda gukina, bakabanza gukoresha impano yabo, bakabanza ikibazo basorovinga, bakabanza gushaka intsinzi, bakitoza. Then ya trophy, ya reward iza ari byproduct. Ariko ntago mu gutangira icyo baba bashyize imbere ari ya trophy, ahubwo icyo baba bashize imbere ni ukuntu bagira bakoresha impano yawe mu buryo buri excellent. Nubanga ikintu cya mbere kirenze ibindi, you need to focus kuri wowe, how uburyo wowe n'impano yawe wayikoresha mu buryo buri excellent, ugakemura ibibazo by'abantu. Nyuma yaho bizakuzanira amafaranga, I promise you. Ibi ngibi ni ihame naturel. Shaka ikibazo ukemura ukoresheje impano yawe, uzabona amafaranga. Ni ukuvuga online business tugiye kuzakora, birasaba ko ubanza kumenya impano yawe, amara kubona impano yawe, ukareba ikibazo runaka wakemuza ya mpano yawe. None iyo mpano yawe
nubikora neza bizazana amafaranga rero ntago amafaranga ari reward ya mbere, ntago amafaranga icyo gihembo cya mbere. Igihembo cya mbere ni satisfaction, kumva wishimye, kumva uburyo umerewe, niyo reward ya mbere. Amafaranga akaza ari reward ya kabiri. Rero ubonye amafaranga menshi ariko ntugire self satisfaction, nta kintu amafaranga yabakumariye. Rero ikintu cya mbere twibande mu kuntu twakongera value kuri twebwe, impano zacu, none dushaka imwe twakemura ibibazo, twakemura ibibazo abantu dukoresheje izo mpano zacu. Ndabapromisingiye amafaranga muzaba namuye kwiza. Tugana ku musozo rero, reka turebe take away, turebe nibuze ibintu mwasigara. Icyo wasigara cya mbere, banza umenye ngo business wifata nk'ikintu kinini cyane, wifata nk'uruhu rukomeye, wifata ko ari abantu bavukiye gukora business, wowe ukaba utaravukiye gukora business. Banza umenye ko business ni ugusolvinga ikibazo. Wowe nawe rero hano hanze uzi ibibazo byinshi, ugomba gushaka ikibazo solve. Cya kabiri, banza umenye ko business ni natural responsibility, ni inshingano kamere buri wese afite gukora business. Buri wese afite inshingano yo kugira ikibazo agomba gukemura. Ukwiye gusiga isi imeze neza kurenza uko wayisanze. Ukwiye gushaka impano yawe. Nimba ari icyo gikomeye cyane, ukwiye kubanza gushaka itaranto yawe, impano yawe. Ikindi, wamara gushaka ya taranto yawe ugasoluvinga ikibazo, ushaka ikibazo soluvinga, kandi ukagisoluvinga mu buryo buri excellent. Rero ugomba no kumenya, ushyire mu mutwe ko amafaranga ari reward. Nukora ibintu neza, ugatanga serivisi neza, ugatanga impano yawe neza, utizigamye, amafaranga azaza nakabuza. Reka rero mbaye noneho ibitabo nakoresheje ntegura kino kiganiro, nawe mushobora kugenda mukabyisomera, ariko ikirenze ibindi mushaka uburyo mumenye impano zanyu, nicyo cyane nababwira. Reka rero mbaye ibitabo mwagenda gusoma. Ntabwo mu by'ukuri navuga ko ibintu navuze ari ibintu nakuye mu mutwe gusa, narakoze research, narasomye ibitabo, banagize amavideo ndeba, podcast nagiye numva. Muri ibyo ngibyo harimo ibiki nabateguriye nabonye by'ingirakamaro cyane abantu basoma, kugira ngo nibuze mugire imyumvire yo ku rwego rwo hejuru. Igitabo nabashishikariza ni ibitabo bibiri by'umuntu bita Dr. Myers-Briggs, icyo kwita Understanding Your Potential, icyo kwita Releasing Your Potential. How to leave this world empty. Uburyo wasavinga isi, bino bitabo bizagufasha. Kiri gitabo ni igitabo cy'umunyarwanda bamwita bakita gukira birashoboka ariko biraharanirwa. Ibitabo byose wanabona n'amaudio yabyo kuri YouTube, n'amatoks banabaga bahari. Nk'iki ngiki gukira birashoboka ariko biraharanirwa, yakeka kirasobanuye kuri YouTube, gifite ibice kiriho kino gitabo mwakireba kuri YouTube nakibona. Ikindi gitabo ni igitabo kiri classic ariko nabashishikariza kureba version y'1937, niyo version nziza ya Think and Grow Rich cya Napoleon Hill. Ibi bitabo Understanding Your Potential, Releasing Your Potential, kubona bikeneye nabafasha kwiga. Murakoze cyane ku bantu twatangiranye, tukaba turangizanye kano gace ka kino karino somo how to start online business, ariko mu gace ka business mindset. Ndabarayikira cyane rero na topic y'utaha aho tuzigana no how to start online. No tuzareba online business mindset, tuzareba no understanding ese online gukora business online birashoboka. Tuzareba uburyo ari ibintu byoroshye cyane aho byakorwa na buri muntu wese. Ndabarayikira rero topic y'utaha. Noneho ndanabasaba gutanga comment, yaba ari comment ishima, yaba ari comment igira ikineye ariko cyubaka, nayo ndabikunda cyane kuko nta muntu muri perfect. Ndashaka kubigiraho nk'uko nanjye mwigiraho, nanjye ndashaka kubigiraho. Murakoze cyane rero, Imana ibamugisha. Yes, mwabyumvise rero, ntabwo ndi busubiremo ibyo amaze kwigisha. Icyo nabahamiriza nanjye nuko mahirwe ahari kandi ko ushobora kuyabyaza umusaruro.
hari abemera yuko ngo habaho guhirwa hatabaho guhinga, ariko burya habaho kwitegura, hakabaho kubyaza umusaruro makuru ubonye, hakabaho kubyaza umusaruro ahantu uri n'ibikoresho ufite. Aya makuru uvanye muri iri somo ndizera yuko uzabasha kuyabyaza umusaruro. Icyo twifuza no kuzumva ubuhamya bwawe bw'uko hari intambwe wateye, atari kubyumva gusa ngo ukomeze ubibike. Ntabwo twikwigisha kugira ngo nawe ugere uvuge ngo wenda uragera ku rwego rwo kubyigisha. Ni byiza ko wazagera ku rwego rwo kubyigisha, ariko ukazabyigisha uhereye ku mumaro byakugiriye. Kugira ngo bikugire umumaro ni uko utera intambwe ukabishyira mu bikorwa, ukabihuza na context yawe, ukabihuza n'aho uri n'ibyo urimo na experience ufite n'impano ufite n'abantu ufite na umusaruro uvuyemo. Tuzishimira kumva ko wakugezeho. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza.